yitwa SARA SANYU Uwera ndetse na Nelson Manzi. Aba baririmbyi ba Chorale Ambassadors of Christ Choir na amashyiga y'inyuma muri iyi korali ni inkingi za mwamba z'iyi korali ya Ambassadors of Christ Choir. Abantu benshi barabakunda cyane, abantu benshi bakunda ijwi rya Nelson Manzi, abantu benshi bakunda ijwi rya SARA SANYU Uwera. Aba bombi bamaze kurushinga. SARA SANYU Uwera yarushinze na Kayumba, yarushinze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2018 ndetse no ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi 2018. Itariki ya 22 nibwo gusaba no gukwa byabaye. Itariki ya 29 haba gusezerana mu rusengero, kugira ngo n'umuryango wasezeranijwe na Pasiteri Ezra Mpyisi. Hanyuma Nelson Manzi yakoze ubukwe mbere ya SARA SANYU, yabukoze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 2017. Nelson Manzi yakoze ubukwe abukorana na Irakiza Enise, kuri ubu ngubu bafitanye abana babiri. SARA SANYU Uwera n'umutware we Kayumba bafite abana. Nelson Manzi na Irakiza Enise nabo Imana yabagiriye ubuntu ibaha urubyaro. SARA SANYU Uwera yinjiye muri Chorale Ambassadors of Christ Choir mu mwaka wa 2007. Byumvikana ko amaze muri iyi korali imyaka 17. Abantu benshi bakunda SARA SANYU Uwera. Mbere yuko aba bombi barushinga, abantu bose bari bazi ko SARA SANYU ndetse na Nelson Manzi bakundana. Ndatekereza ko wowe uriho uradukurikira, ibi bintu ntabwo bigutunguye. Nanjye ubwanjye ndiho ndakugezaho iyi nkuru. Narinzi ko SARA SANYU ndetse na Nelson Manzi ari abakunzi, mbese nta n'igishobora kubatandukanya. Sinjye gusa, nta nubwo ari hano mu Rwanda abantu benshi bari bazi ngo SARA SANYU Uwera ndetse na Nelson Manzi barakundana. Donc abantu benshi abantu bagendaga babona amafoto cyangwa se n'ukuntu bagenda bapostingana, bakagenda bandika amagambo nyine bigaragaza ko umwe donc akunda undi. Ugasanga niba yagize isabukuru donc amugaragarije ko amukunda. Ibyo ngibyo byaherekereshanyaga amafoto agiye atandukanye n'ayo magambo aryoheye amatwi. Abantu benshi bagatekereza ko Nelson ndetse na SARA SANYU Uwera ari abakunzi. Abantu benshi barababaye cyane ubwo babonaga mu mwaka wa 2017 Nelson Manzi akoze ubukwe. Nubu ibi bintu ndi kukubwira, hari abantu bataramenya, donc ntabwo barabyakira. Reka bivuge muri uburyo, ntabwo barabyakira bavuga ngo Nelson ni biki wakoreye SARA SANYU? Ni gute kuko kari wowe warushinze mbere? Nukubera iki wowe na SARA SANYU mwatandukanye? Nukubera iki wemeye gutandukana na SARA SANYU hanyuma umwe agakora ubukwe n'undi agakora ubukwe? Kandi tubakunda cyane. Nubu si mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ni benshi. Nubu aba bombi bashinze urugo bagenda babaza bakatubwira please muri kudu confusing, kubera ko nubu aya mafoto ndetse n'ayo magambo aracyacishwa ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi. Ugasanga niba ari umuntu wenda wibereye muri Tanzania aravuga please you are confusing us, no husband wawe nubuhe? Andavuga SARA SANYU apostinze foto. Husband wawe ninde? Ugasanga no kuri Nelson umugore wawe ninde please? Bamwe nubu baracyavuga nice couple turabakunda. Nubu hari abazi ko Nelson ndetse na SARA SANYU
aribo donc ni couple nyine barasezeranye. Nubu haraba bifata ko bitewe n'ibintu donc n'ukuntu nyine ayo makuru yagiye ajya hanze abantu benshi bakavuga abantu barakundana ntabwo bigeze bamenya ngo byagenze gute. Ukuri kw'ibi bintu abantu benshi bagenda bibazaho ku mbuga nkoranyambaga, ukuri kwabyo nukuhe? Mu bukwe bwa SARA SANYU ngira ngo ba basore basohokana umugeni basohokanye, ngira SARA SANYU yasohokanye na Nelson ndetse n'undi musore niba like wenda niba nawe ari brother wa SARA SANYU ntabwo mbizi, ariko SARA SANYU yasohokanye na Nelson kamusaza. Wijya kure cyane, Nelson Manzi ni brother cyangwa se ni musaza wa SARA SANYU. Abantu benshi ari impamvu nkozi inkuru nuko nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi mu byukuri bakomeje kuvuga iyi ni couple turabakunda. Umwe ya posting ifoto, ibitekerezo byinshi bikaza bivuga couple turabakunda cyane. Ngira ngo ndagenda nkugezaho mu buryo bugiye butandukanye uko abantu bagenda bafata Nelson Manzi ndetse na SARA SANYU bavuga ngo byanga byakunda nibo bashyingiranwe turabakunda cyane, kandi ari brother wiwe undi ari sister wiwe. Hari nka posti Nelson Manzi aherutse gushyira kuri Instagram yiwe, ndabona hashize iminsi igera muri 4 kuko yashyizeho iyi posti ni ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 4. Ngira ngo yaranditse ngo brother, arangije ashyira uko akayemoji kaba gafite udutima tubiri ngo mu maso, arangije ati Ebeneza ashimira Imana. Abantu benshi batangiye kuza n'ubundi mu bitekerezo, batangira kuvuga couple dukunda cyane. Abandi batangira kuvuga ntabwo nari nzi ko muri brother na sister, atariko namaze kubisobanukirwa. Abari hanze y'igihugu bakagenda bavuga bati mu byukuri turabakunda cyane. Ati donc benshi bagaragaza couple ibintu nk'ibyo. Donc abantu n'ubu ngubu ntibarasobanukirwa ko SARA SANYU ndetse na Nelson Manzi ari brother ndetse na sister. Ariko kandi na SARA SANYU aherutse gushyira ku rubuga rwa TikTok rwiwe iyi foto n'ubundi Nelson Manzi yashyize hanze yandika ngo brother, arangije aragira ati may God's wonderful and everlasting love always be with you my lovely brother, I love you so much. N'ubundi abantu bagenda batanga ibitekerezo bagaragaza ko bakundana. Posti zagiye zijya hanze. Hari igihe SARA SANYU n'ubundi yigeze kwifuriza wedding anniversary brother we Nelson Manzi, arangije yandika amagambo nyine agaragaza ko ariho aramwifuriza happy wedding anniversary. Hanyuma mu bitekerezo abantu hari muri 2023 ngira ngo benshi bava mu bihugu bigiye bitandukanye batangira kuvuga you guys kubera iki muri kudu confusinga. Harimo wanditse mu rurimi rw'icyongereza ati I'm confused, I thought Manzi is a husband to SANYU, someone tell me the right answer please. Ati mu byukuri muriho muratujijisha. Ati natekerezaga ko Manzi ari umugabo wa SANYU. Ati mu byukuri ubizi nambwira ukuri. Uyu muntu wanditse iki gitekerezo ntabwo ari umunyarwanda, murabizi ngira ngo Chorale Ambassador of Christ Choir iyo mwitiro y'abadivantiste b'umunsi wa 7, ngira ngo ni korali yagutse yaguye imbibi yakuyeho imbibi donc mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, irazwi cyane muri za Uganda, za Zambia, Zimbabwe, donc ibihugu bigiye bitandukanye, Kenya. Noneho muri Kenya iyi korali irazwi ku rwego rwo hejuru, ivuga butumwa rya Chorale Ambassadors of Christ Choir ryamaze kurenga imbibi z'u Rwanda. Ngira ngo mu byukuri ni nabyo abantu bagenda bishimira cyane, bashimira ni korali. Ngira ngo benshi basubije uyu muntu wanditse iki gitekerezo, yaravuze ati they are siblings, you are correct SANYU and Manzi are twins. Mu byukuri uyu muntu yabagaragarije ko
yagaragarije uyu muntu waje kuza kwa yavuga ati you guys muri aho du confusing ibintu nk'ibyo abantu babwira ukuri uyu muntu bavuga ko aba bombi bakundana. Ngira ngo nubundi SARA SANYU nabonye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 nubundi yanarifurije ngira ngo n'amafoto agiye atandukanye yashyira ku mbuga nkoranyambaga Nelson Manzi ndetse n'umugore we ndetse n'abana be babiri, aho yapostinze nubundi agaragaza uburyo mu by'ukuri yishimiye cyane uburyo uyu muryango ukomeje kubana mu mahoro. Aho hari uwagize ati I thought he is your spouse, ati natekerezaga ko ari umugabo wawe. Arangije aravuga ngo ari abantu bagiye nubundi bamusubiza ati that's Sarah twin brother, ati oh sorry, ati uyu nguyu ni brother, ni musaza we. Donc ngira ngo hari undi waje kuza kwa yagira ati I understand you, the first time I saw them sing I was in high school from 2. I thought the same, but shortly came to know their siblings. Aho mu by'ukuri uyu yagaragaje igitekerezo avuga ngo nanjye aba bantu narinzi ko bakundana, narinzi ko ari umugore n'umugabo, ariko nyuma naje kumenya ko aba bombi bavukana. Donc ni ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari undi wagize ati I'm confused, who is your husband? N'ubu ngubu post donc aba bombi bagenda bashyiraho, benshi bagenda bibaza bavuga who is your husband, who is your wife, ibintu nk'ibyo kugeza n'ubu hari abataramenya ko SARA SANYU ndetse na Nelson Manzi ari aba twin brother, ari aba brother, ari abavandimwe. Anari byo bintu mu by'ukuri abantu benshi ubusanga baba confused. Hari naho nabonye yamwifurije isabukuru nubundi ni muri 2023, aho yagira ati live long Sarah and your brother Nelson Manzi, anyways you're good, I'm from Kenya, that you are bringing confusions. Ati mu by'ukuri muriho muratujijisha hano muri Kenya, here in Kenya. Who is your husband before we start violence? Nubundi ngira ngo izi ni post nabonye ari post ifite comment ni 1629. Abantu benshi bagiye bavuga none se uyu ni brother wawe? Twari tuzi ko ari umugabo wawe, twari tuzi ko ari we mubana, twari tuzi ko donc ibitekerezo bimeze gutya. Kandi ibi bitekerezo ni ibyejo bundi muri 2023 mu kwezi kwa 8. Ejo bundi hari abantu bataramenya ko Nelson ndetse na SARA SANYU ari aba twin brother bavukana. Who is your brother? Who is your husband? Please, you are confusing us. Ngira nubundi n'igitekerezo nje kuza kuba nubundi nasobaho nubundi ya postinze amafuta ati mu by'ukuri brother wawe ninde? None se mugabo wawe ninde? Ati please mutubwire. Mu by'ukuri wenda abanyarwanda bashobora gusobanukirwa bakavuga donc bakamenya their brothers, usibye kanari bake babizi, ariko hanze y'u Rwanda abantu benshi bazi ko Nelson Manzi ndetse na SARA SANYU rwose ari umugore n'umugabo. Kandi reka nsoreza hanga n'ibitekerezo byinshi abantu benshi bagenda bibaza kuri Nelson Manzi, bagenda bibaza kuri SARA SANYU, kenshi bavuga donc your husband and wife, umwe ni husband ni wife. Ngira ngo nabonye mu bukwe bwa SARA SANYU bwabaye 2018, nabonye hari ifoto bifotoje, ngira ngo uribuze kuza kwabibona kuri screen yawe, ku buryo ya confusinze abantu donc batekereza ko Nelson Manzi ndetse na SARA SANYU bakoze ubukwe. Ngira ngo uribuze kuza kwayibona aho ngaho. Nanjye ntakubeshye aya makuru nyamenye vuba, nyamenye mu myaka ya vuba. Nanjye narinzi ngo barakundana, narinzi ngo ibyo kuvuga ngo aba twin brother ngo abaki. Donc nanjye nanumva ngo umwe ngo yakoze ubukwe ngo nundi naratunguwe cyane. Donc abantu benshi niko bari babizi, ariko ndatekereza ko musobanukiwe
n'aya makuru nje kuza kuba nakugezaho kanswe ko Nelson Manzi SARA SANYU muramukunda cyane. Nka SARA SANYU ngira ngo yatangiye na career solo amaze imyaka ari ahimba ku giti kiwe, usibye ko bitamubujije kuba n'ubundi muri ambassadors of Christ choir. Ariko donc muramuzi indirimbo nitashinda mwana w'umuntu mwana wanje umunsi mushya, donc ni indirimbo nyinshi SARA SANYU agenda yomora imitima y'abantu, usibye ko siwe gusa muri ambassadors of Christ choir biremewe ko umuntu ava muri iyo korali yarangiza akaririmba indirimbo ku giti cye. Ngira ngo ni benshi mwagiye mubona bahimba indirimbo ku giti cyabo. Donc ngayo amakuru ari naguteguriye kuri Nelson Manzi ndetse na SARA SANYU. Abantu benshi bagenda bitiranya batazi ko aba bombi ari abavandimwe, batazi ko aba bombi bavukana. Ngira ngo ni nacyo kintu nabonye ku ruhande rwo mbere yuko nsoza bishimira, bavuga bati mu by'ukuri kuba Imana yaraduhurije muri Yesu Kristo tuvukana, ikaduhamagara muri uyu muhamagaro wo kuririmba, wo kuyikorera. Mu by'ukuri aba bombi haba SARA SANYU wera ndetse na Nelson Manzi bagenda babyishimira, do kubona ko ni ibintu byiza cyane. Ndabakunda cyane. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe, kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Hanyuma nitujya dushyiraho inkuru zigiye zitandukanye ujye uba mu bambere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Sinasoreza kuri comment ntayikugejeho ngo wait a minute. You are not siblings. I've been living a lie. Ati, tegereza umunota. Ati mwitonde, mwitubeshya, ntabwo muri abavandimwe. Ati iki kinyoma mukagira ibana. None hari n'abantu no kwibashyiramo byanze. Reka soreza ahangaha, ndabona utuntu twinshi two kubabwira, gusa nyine turashekeje. Wumve ko nyine hari abantu nyine byanze kuvamo. Hari abantu byanze kuvamo mw'abantu mwe. Ni nka bya bindi bavuze ngo donc abantu baramenyere ngo nama nihura ya rugamba. Kandi imvugo ya nyayo ya nyakuri ni mama nihura ya rugamba. Umuntu araza aravuga ngo ngewe nafashe ko ari amanihura ya rugamba. Ibyo byo kuzuri kumbwira ngo twica iyo mvugo ngo ni mama nihura ya rugamba. Ati ibyo bintu ntabwo ushobora kubinshyiramo. Ndabakunda.